Umwana ni umugisha kandi ni impano y'Imana. Yesu yaravuze ati nimureke abana bato bansange kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Umwana ni umunyakuri kandi ni ingabire ituruka kuhoraho. Uyu munsi ngiye kubabwira urutonde rw'abana 10 b'ibyamamare bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Niba Imana yaraguhaye umwana ukamubona wirira hariho n'abantu bamaze imyaka 10 arira akavuga ati Mana wamaye umwana imyaka 20 asaba urubyaro. Kuba rero wowe Imana yaraguhezagije umwana ikagukubita icyo cyororo cy'igisore ikagukubita icyo cyororo cy'igikobwa cyiza, jya ukireba uvuge ati Mana ejo ni heza. Nibisanzwe rero uze kunyemerera dore ku mwanya wacu wa 10 tujya ku mwanya wacu wa mbere. Ku mwanya wa 10 w'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda turasanga umwana w'umukobwa mwiza cyane ukunzwe n'abatari baki. Uwo nta wundi yitwa Bubuna. Ese Bubuna nawe uramukunda? Uyu ni umwana witwa Junior Giti ndetse n'umugore cyangwa se n'umukunzi wiwe witwa Angeli Umuhoza. Uyu mwana rero rwose arakunzwe, yishimirwa kandi akomeza kugenda agaragarizwa urukundo n'abatari bake cyane. Ikindi kintu wamenya kuri umwana w'umukobwa witwa Bubuna nuko uyu mwana nyine yamenyekanye cyane ubwo papa we nyine akunda kugaragaza yuko ari umukobwa wiwe nyine akunda ndetse kandi yishimira kurenza abandi bose. Kandi mama we yakomeje kugenda avuga yuko rwose uyu mwana n'umunyakavuyo mu rugo ndetse kandi arabasusurutsa nyine muri makeya, arabanezeza, abamara irungu kandi nyine ngo akunda gukubagana bidasanzwe. Akandi kantu wamenya kuri Bubuna nuko uyu mwana nyine yatangiye kumenyekana cyane ubwo Chris Izi yavugaga yuko mu ndirimbo ze nyinshi yagiye akora hari ibipupe cyangwa se makeya bino bikinisho by'abana yakunze kugenda akoresha mu ndirimbo ziwe, ariko by'umwana cyangwa se makeya uyu mwana yakoreshaga. Ibyo byatumye ro izina ryiwe rikomeza kugenda rigarukwaho n'abatari bake cyane. Bubuna twamushyize ku rutonde rwacu rw'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ku mwanya wacu wa 9 rero nahagushyira umwana mwiza cyane kandi rwose ukunzwe n'abatari bake. Uwo nta wundi yitwa Icyeza Luna Ola Mugisha. Iri zina nararikunze kurenza ayandi mazina yose njya numva hano mu Rwanda. Yitwa Icyeza Luna Ola Mugisha, bivuze ngo harimo amazina y'umwana, amazina ya mama wiwe ndetse kandi hakazamo amazina ya papa wiwe. Uwo nta wundi rero ni umwana witwa Mugisha Benjamin cyangwa se witwa Debeni n'umukunzi we witwa Uwicyeza Pamela. Luna nawe rwose namushyize ku rutonde rwacu rw'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Yitwa Icyeza Luna Ola Mugisha. Uyu mwana nawe rwose arakunzwe kandi yishimirwa n'abatari bake cyane. Ku mwanya wacu wa 8 w'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda turasanga umwana witwa Mugisha Nera. Uyu mwana ni ipfura y'uwitwa Karabutoni Kiboke ndetse na mama we witwa Umutoni Nambara Jackie. Uyu mwana akurikirwa n'abasaga 16,000 ku rukuta rwiwe rwa Instagram. Uyu mwana rwose nawe namushyize ku rutonde rwacu rw'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ikindi wamenya nuko uyu mwana witwa Nera Mugisha ni umwana w'umukobwa ndetse kandi ukunzwe n'abatari bake. Reka tunyarukire ku mwanya wacu wa 7 w'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 nagushyire umwana witwa Miyara Ngabo. Uyu mwana yavutse mu mwaka wa 2022 akaba imfura y'uwitwa Ngabo Medani cyangwa se umuhanzi Medi ndetse n'umukunzi wiwe witwa Mimi uturuka mu gihugu cya Ethiopia. Uyu mwana nawe rwose ari mu bana bakunzwe cyane ndetse kandi bishimirwa n'abatari bake cyane. Uyu mwana wo ku rukuta rwa Instagram akurikirwa n'abasaga 22,600. Urumva nyine n'abantu batari bake cyane. Ku mwanya wacu wa 6 w'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda turasanga uwitwa Kamikazi Amura. Uyu mwana rwose arakunzwe, yishimirwa n'abatari bake cyane kurenza uko ubitekereza. Kamikazi Amura ni umwana w'uwitwa Miki cyangwa se umwite mukobwa Jana Asifu. Uyu mwana rero Kamikazi Amura akurikirwa n'abasaga 4,712 ku rukuta rwiwe rwa Instagram. Ku mwanya wacu wa 5 turasanga umwana w'umukobwa mwiza cyane witwa Ineza Ella Closer. Uyu mwana rwose nawe arakunzwe kurenza uko ubitekereza. Ni ipfura
n'uwitwa Tom Close ndetse n'umukunzi we witwa Tracy cyangwa se umwite Tricia. Uyu mwana rero nawe rwose twamushyize ku rutonde rwacu rw'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Uyu mwana ku rukuta rwa Instagram akurikirwa n'abasaga 33,400. Urumva rwose ni abantu batari bake cyane cyangwa se urumva yuko nyine yishimirwa n'abantu batari bake cyane. Reka tunyurukire ku mwanya wacu wa kane w'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ku mwanya wacu wa kane nagushyira umwana witwa Kimenyi Miguel Yanisi. Uyu mwana ni uwitwa Kimenyi Yves ndetse n'uwoza ari umukunzi we Muyango Claudina. Uyu mwana yavutse mu mwaka wa 2021 kandi akaba akurikirwa n'abasaga 30,100 ku rukuta rwiwe rwa Instagram. Uyu mwana rwose nawe namugushyiriye ku rutonde rw'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ku mwanya wacu wa gatatu w'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda nagushyiriye umwana witwa Amata Diamante. Uyu mwana ni umwana witwa Young Grace. Mwese muramuzi Young Grace rwose ni umwe mu bahanzi baduhereje vibe mu myaka yagiye itambuka kandi n'ubu ngubu nyine indirimbo ziwe ziracyatrendinga. Ese ni utazi indirimbo yitwa Ataha. Uyu mwana witwa Amata Diamante akurikirwa n'abasaga 17,000 ku rukuta rwiwe rwa Instagram. Urumva yuko nawe nyine ari mu bana bamaze kwigarura imitima y'abatari bake cyane. Reka tunyurukire ku mwanya wacu wa kabiri w'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ndahasanga uwitwa Ndayirukiye Amura. Uyu mwana ni uwitwa Bahavu Jeannette ndetse n'umukunzi we witwa Freri Legend. Uyu mwana akaba akurikirwa n'abasaga 23,800 ku rukuta rwe rwa Instagram. Yashingiwe n'ababyeyi biwe kandi uyu mwana akaba yaravutse mu mwaka wa 2021. Uyu mwana no witwa Ndayirukiye Amura tukaba twamushyize ku rutonde rwacu rw'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Utangiye kose ise noneho ku mwanya wa mbere nuhe mwana ukunzwe cyane, niwe mwana wanditse amateka kurenza abandi bose mu Rwanda. Nkakubaza ni so ku ruhande rwawe urumva ari uwihe mwana ufite izina ryiza kurenza abandi bose muri bano nakubwiye? Ese nuhe mwana ku ruhande rwawe ukunda cyangwa se washyira ku mwanya wa mbere? Mbere ko mugira umwana wa mbere nyine ukunzwe cyane kurenza abandi bose ngiye kubanza nkubwire abandi bana tutakirengagiza. Abandi bana tutakirengagiza mbere ko tujya ku mwanya wacu wa mbere nabo witwa Mbabazi Shadia cyangwa se umwite Shadibu. Shadibu afite abana bagera kuri 2, harimo uwitwa Sahiya Keza ndetse n'uwitwa Saliha Kazi. Bano bana rwose nabo bari mu bana bakunzwe cyane kandi bishimirwa n'abatari baki kubera yuko bagaragarizwa urukundo rudasanzwe ku mbuga nkoranyambaga z'uwitwa Shadibu cyangwa se uwitwa Mbabazi Shadia. Abandi bana tutakirengagiza nabo witwa Papi Clever ndetse n'umukunzi wewe witwa Dorokasi. Bano mwese murabazi mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Bano bana ba Papi Clever ngiyewe iyo mbitegeje mbamona bajya gusa nabo witwa Clapton Kibuke. Abandi bana tutakirengagiza nabo umusitari umunyamakuru witwa Anita Pendo. Bano bana bafite amazina atangaje, umwe yitwa Terani undi akitwa Layani. Wagira ngo nabakinnyi ba filime cyangwa se wagira ngo nyine yayakuye muri filime. Abandi bana tutakirengagiza cyangwa se undi mwana umwe tutakirengagiza yitwa Junior wa Emusinario. Uyu mwana bakunze kumugaragariza yuko ni umwana ufite ubwenge ndetse n'ubuhanga budasanzwe mu byo avuga kubera yuko bakomeza kugenda bamubwira bati nawe umwana wawe rwose azahinduka umwemusi ukomeye cyane urenze abandi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka tujye ku mwanya wacu wa mbere w'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose mu Rwanda. Uvuze ingoma imundu kubera yuko uyu mwana yishimirwa n'abatari bake cyane. Nawe nkakubaza ni se koko urabona uyu mwana yarakwiye kuza ku mwanya wa mbere? Ese niba adakwiye kuza ku mwanya wa mbere urumva ari uwuhe nyine muri makeya wari ukwiye kuza ku mwanya wa mbere? Ashobora kuba ari muri aba ngaba navuze cyangwa se ugasanga atanarimo. Nta kindi usabwa muri komenti, amarembo yawe arakinguye. Chase muri komenti wandikemo umwana nyine ubone nyine wari ukwiye kuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere w'umwana uhagarara abandi bose yitwa Eira. Uyu mwana nk'uko maze kubikubwira amazina wiswe n'ababyeyi yitwa Eira, ariko kuri platform ziwe akoresha the cutest Eira, akaba akurikirwa n'abasaga 11,700 ku rukuta rwiwe rwa Instagram. Uyu mwana w'umugabo witwa Ukama. Ese indirimbo yitwa Ehembembe urayizi? Iyi ndirimbo yatumye uno mwana abantu benshi bamenyeretse kandi baramukunda, baramwishimira kurenza uko abantu benshi babitekerezaga.
nababwiraga uyu mwana yaje ku rutonde rwacu rw'abana bahagarariye abandi mu bwiza ndetse no gukundwa mu buranga kurenza abandi bose. Nanjye ngakubaza nese muri bano bana bose uko ari 10 ni uwuhe mwana ukunda cyane kurenza abandi bose? Ku mwanya wa mbere nagushyire uwitwa Eyira wa Okama, no ku mwanya wa kabiri nagushyire uwitwa Amuranda yirukiye wahabavu Janete, no ku mwanya wa gatatu nagushyire uwitwa Amata Diamate witwa Yanguresi, no ku mwanya wa kane nahagushyiriye uwitwa Kimenyi Miguel Yanisi witwa Muyango Claudine, no ku mwanya wacu wa gatanu w'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose mu Rwanda nagushyire uwitwa Ineza Ella Closer witwa Tom Close cyangwa se Dogita Tom Close, no ku mwanya wa gatandatu nagushyire uwitwa Kamikazi Amura witwa Miki cyangwa se umwite mukobwa Jana Asifiwe, no ku mwanya wacu wa karindwi w'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose mu Rwanda nagushyire uwitwa Miyarangabo witwa Medi cyangwa se umwite Ngabo Medi, naho ku mwanya wacu wa munani nagushyire uwitwa Mugisha Nera cyangwa se umwite umwana wa Clapton Kiboki, no ku mwanya wacu wa cyenda nagushyire uwitwa Ikeza Luna Ola Mugisha, uyu n'umwana witwa The Ben cyangwa se umuhe uwitwa Uwikeza Pamela, no ku mwanya wacu wa 10 w'abana bakunzwe cyane kurenza abandi bose mu Rwanda nagushyire uwitwa Bubuna witwa Junior GT. Ese muri bano bana bose nuwe ugwereza happiness cyangwa se nuwe nyine ukunda kurenza abandi? Siga igitekerezo cyawe wase muri comment, nurangiza ushyireho udutema twinshi cyane. Imana ikurinde kandi duhana umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.